ikigori kimera cyebutse ndebye ndohicyo kibibi cyahamubimbuye mu buranga aho zari knowless ubungubu ni w'abakobwa nyine ubungubu ntago njya mbijyamo cyane ubwo aracyari knowless humura Rwanda nziza humura humana ndaje humura Rwanda nziza humura humana ndaje kora subscribe kuri Edu Pictures 1. turabasuhuje kandi tubahaye ikaze kuri YouTube channel yacu cyangwa se YouTube channel yanyu mukunda muri benshi Edu Pictures 1 nkuko musanzwe mubizi ahantu hose biba bihanditse aho wagera hose Edu Pictures 1 ukabyandika kuri YouTube channel urabibona ukahita ukanda subscribe aho utarayikora ugatanga comment cyangwa se commentaire ukavuga uti ibi bintu ni byiza cyangwa se mwahindura mwakongera hibi ariko icyambere nuko tuba dufite ubufatanye. Dushuhuje rero abantu bari mu Rwanda, abantu bari hanze y'igihugu cyacu East Africa, muri Afrika hose, mu Burayi ndetse namwe mwese muri mu biyaga bigari mukurikire Edu Pictures turabasuhuje kandi tunabaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ikiganiro cy'uyu munsi dufite nde ese uwo muntu ni umuntu ki akora iki ni nyuma y'ikirango cya Edu Pictures tukagarika twita tunababwira umuhanzi wari bakunze Edu Pictures rero nkuko tubimenyereye dusanzwe dusura abantu batandukanye tujya ahantu henshi hatandukanye mu gihugu i Kigali mu ntara hari n'igihe tuzabagira hanze tukabereka impano ziri uyu munsi murabibona twicaranye n'abari babiri ntago wenda musanzwe mubamenyereye ariko uyu munsi murabamenya tubibutse kugira ngo wowe turakora subscribe uyikore nonaha kugira ngo ibi byiza byose bitazabigucika watangira twibwira nakoze nitwa Ishimwe Ingrid wowe nitwa murakoze nitwa Imena Emily yazina ko numva rikaze Imena Emily witwa Imena nanjye nitwa gutya nitwa Edu ndakeka mwe mwayibonye nkuko mumaze kubyumvira rero murabona hari gitari nyine hari na mic nkuko mubibona ubwo nyine namwe murabyumva nijwi no gucuranga no kuririmba byose ntago tutabatindiye rero twagira ngo utwumvishe impamvu ufite nyine tubwire impamvu ufite kino kintu nge ntago nabisobanukiwe wenda hasanga wenda no kwifotoza naho wamenya murakoze gitari nyine muri minsi ndayiga sindamenya byinshi ariko by'ingenzi mbasha kuyicuranga no kuririmba byose hari umuntu urisi uvuga ngo byibuze se ngo yatwumvishijeho gato twumvisheho natwe nyine nanjye mfite amatsiko murabyumva rero ko ntago ari ibintu ashakisha ahubwo ubusore ni ukubyiga cyangwa wari usanzwe ubizi ahubwo uri mureta munyigisha nanjye ni ukubyiga cyangwa wari usanzwe ubizi ntabwo nsanzwe mbizi ahubwo narabyize ubu ndabimenya ko hari n'ibindi nkiri kwiga nawe gitari uyumvaho cyangwa uririmba gusa nanjye ndi kuyiga ariko ntabwo ndageza ku rwego ariho ariko ndanaririmba ariko hari icyo uziho watugeragezaho gatoya ntabwo nizeye neza ariko ku ijwi waririmba nshobora kuririmba gato ririmbaho gatoya adacuranze wowe na nk'indirimbo wumva ushaka iyo ari yo yose Iturano yo muri isi reka njye iginyobera
ugakorera bose ibyiza wowe bakaguhemukira oh habwa impundu habwa impundu habwa impundu shimirwe oh habwa impundu habwa impundu habwa impundu warakoze. Wow, kabisa umva ngiye nemeye kabisa. Noneho tudatindira rabo dukurikiye ndagira ngo indirimbo mu ucurange munaririmbe nawe dufashe nyine sibyo ngaho twagiye. Mukomera amashyi ariko nyine mubirimo neza kabisa. None se muteganya iki nyuma wenda yo kuba mwaramenye muzike neza nkuko mubyifuza muzakora nka groupe cyangwa buri wese azaca uko nyine mwatubwira? Ntabwo mbizi ko ntabwo ndayipanga nje ubu ndi kwiga guitar ubwo nibicamo neza umuntu azaza akora ama covers cyangwa kenshi tuba turi kumwe ariko ibyo byo gutanya byo ntago birimo muri iki gihe. Ni nko gukora nka groupe muri iki gihe ntago turitekerezaho cyangwa ngo tubiplaninge neza. Wowe ari ugucuranga cyangwa ari kuririmba niki kiza mbere yawe? Icyo nsanzwe nzi cyane ni ukuririmba. Urumva gucuranga ndacyabyiga umva kuririmba navuga ko ari byo biza mbere. Ubu ngubu kwizwi kabisa numvisha ukaze ahubwo se yagize nk'umuntu ushaka ko wamwigisha byashoboka? Nta kibazo yaza nyine nkama ku byo mfite ku byo nshoboye ntabwo navuga ko nabikora neza ariko nabikora uko mbizi. Ibi bintu mwabitangiye ryari mu uhe mwaka cyangwa se mu kuhe kwezi? Kwiga muzika. Kwiga guitar byanjemo ngo nyine ko umuvandimwe wacu ndamubwira ngo wanyigishije akazanyigisha kanota ikindi gihe inota rindi nuko ako nabitangiye muri ibi bihe. Ubwo muri no mwaka wa 2020 mu kwa karindwi. Ukaba ugeze uyu munsi ucuranga gitari gutyo? Yego. Ngiye byanangaje nyine kuba hari umuntu navuga ngo wenda w'urubyiruko ushobora kuba wafata vuba. Urumva nta namezi angaha hari mu kwa karindwi kwa 8 kwa 9 amezi 3 nayo ntagaruzura neza. Ubona ibi bintu bishobora kuza kugeza ku ki? Wenda ntago nzi ubuzima busanzwe nduriga ntago nzi indi Impano wari ufite wenda ushobora kuba unakina filime cyangwa se wenda unakina imikino itandukanye ariko kubera iki ari byo bintu nge nakonye mitambi kubonamo cyane. Ubona wenda bishobora kuza kugeza ku ki wenda uhereye none aho ibyuzi ngo sinzi intumbero yawe wenda cyangwa se future aho yiganisha ariko nko mu muziki wumva wenda byaza kugeza he? Nakoze ibi bya muzika ntago mu buzima bwanjye ntago numvaga ko nzabimenya cyangwa hari igihe nziga gitari nabonaga wicuranga nkavuga ibi byo si ibyanjye nta nubwo ako nyine narayitwaye nze numva nyine ndayimenye nanjye ariko kuyimenya ni byiza kandi ndabizi ko bizangeza heza nkuko njya mbona abandi
bajya bakora amakaruvesi cyangwa muri karaoke cyangwa ahantu henshi. Wenda nkawe nko mu kuririmba wumva ubyaza kugeza he, kuko urumva uyu nguyu ashobora kuzacuranga mukaririmba nawe wenda mushaka ko izo covers, ariko wenda ku ruhare rwawe wumva wazaririmba cyangwa wazamenya nawe gucuranga? mba numva kuririmba ncuranga byaba byiza kurushaho. Kuririmba byangeza kure nyine kuko njya mbona n'abandi bageza kure, numva sinzi guhanga neza, ariko nko kujya ahantu nyine nkabaririmbira nk'indirimbo bifuza yego naho byamfasha, cyangwa mu makaraoke nk'uko mugenzi wanjye yabimbwiye. Ni nk'uwuhe role model wawe cyangwa se nk'umuntu ufata nk'icyitegererezo wenda mu bahanzi mu Rwanda b'abakobwa? Amadu wanjye mu bahanzi b'abakobwa yahoze ari Knowless ubu ngubu ni w'abakobwa nyine. Ubu ngubu ntabwo njya mbijyamo cyane, ubwo aracyari Knowless. ubu Knowless ni uko inspira ku buryo wowe wumva ushobora kuzaba nkaho cyangwa se ukanamurenga? Ibyo byo kubona hoya, ariko icyo nkunda ni okay kunameze tu, ariko njye mu busanzwe nakundaga umuhanzi ntibuka izina wo mu Rwanda. Yego. Uririmba gakondo cyangwa indirimbo zisanzwe? Indirimbo zisanzwe yaririmbye z'Imana n'izisanzwe. Aririmba inzira zawe zirenze igihumbi, wowe ntujya kugira. Uwo nguwo naramukundaga, niwe wanyesipiraga cyane. Yego. Ubu utawumva nawe muzika wayimenya cyane. Ese wenda tutagendeye kuri ibyo, kuba ubundi usanzwe ukunda umuziki cyane nuko umuvandimwe yakwigishije ukahita wumva urabikunze? Iby'umuziki gitari ntabwo nayikundaga cyane kuko ntabwo ubundi ibyo ntazi nyine, iyo mbikunze cyane ndabimenya. Ubwo rero umuvandimwe wanjye niwe ubinkundishije cyane, ndamushimira. Nyine numva ari ibintu byiza cyane, ukabona nyine ari gucuranga wifilinze, ukumva nyine neza abirimo. Nuko ndamubwira nyigishe, nari mbikunze, aranyigisha nawe aranyemerera akajya aguha umwanya. Inshuti bakunzi ba Do Pictures One, rero nk'uko mubibona turi kumwe n'impano hano. Nyine ni kwa kundi abantu bavuga ngo impano zigendera. Hari uburyo rero umuntu nyine ukahita utamubonamo impano, ariko nanone iyo umuntu afite ikintu nk'iki ngiki tubona impamvu nyine gifite nk'uko yabisobanuriye. Rero mbere y'uko twinjira mu kindi gice cyo kuba twababaza utubazo duteye amatsiko, cyangwa se akabazo wowe wakwandika nko muri comment ukavuga ati ariko wazamumbarije gutya na gutya, niwo mwanya tugiye kugeramo. Ntuhite wihutisha cyangwa se ngo uhite uhindura cyane ujye ku yindi. Kandi nkwibutsa wowe utarakora subscribe, babyeyi rwose mutwumva banyakubahwa mukore subscribe pe. Ibyo bintu bidufasha bigatuma nyine namwe mukomeza kubona ibi byiza nyine tuba twabazaniye. Ubu tuba twasuye abantu benshi batandukanye, n'izi mpano nyine ntago tuzatwemera ko ziducika. Reka n'abatindiye abantu badukurikiye muduhinde indirimbo nyine kugira ngo umuntu bakomeze kwishimira nyine ko tuba twabasuye, kandi tuba dushaka no kugira ngo tubagezeho ibyiza byinshi. Hano ni muri Do Pictures One. Wow kabisa, umva murabizi cyane ibi bintu, ahubwo wagira ngo mwarabivukanye, ntago ari ukuvuga ngo mwarabyize. Njye sinzi ukuntu ndi kubyumva, niba ariko muri kubyumva. Yego merci.
nukuri urumva wabivuga iki iyo kumva uririmba gutya undacuranga numva ari ibitangaza da byiza cyane. Ese wenda hari indirimbo mwarakoze wenda niba wenda navuga ngo yanyu yatari gusubiramo gutya? Irahari twakoze muri groupe nkuko twabikubwiye. Ndumva ari byiza ahubwo muri n'abahanzi ubwo se hari abantu batari bazi no mpano rero izi mpano nyine abari nziza bari byiza cyane kuba hari abantu nkamwe nyine cyangwa se abantu nkatwe b'urubyiruko bakora ikintu nk'ikibundi tumenyereye gitari kifatwa n'abantu nyine bakuze cyane. Nibyo nanjye nibo mbona bakuze bo babihimba n'izabo. Iyo urebye nkawe nk'urubyiruko uyu munsi urafata gitari ugacuranga bikubwira iki ubona uri kugana he? Nakoze mbona nyine ari ibintu byiza iyo utangiye ukiri muto umenya ibindi bintu byinshi kandi muzika ni nziza muri sosiyete kweri bituma n'umuntu ngahora yishimye nyine nk'uko ndi kubibona. Niki wabwira nkawe wenda nk'urubyiruko rufeka ibintu ukavuga ati ngiye birasi nabikora ntago nagera gute ibintu nk'ibyo nyine agafeka nk'akazi bati nge sinaba umuhanzi sinacuranga ibintu nk'ibyo? Njye cyane nabwira ko nyine reka kubisuzuga ko nyine utazi aho byakugeza ntago umenya icyagukiza mu buzima kandi aba ari byiza buri kintu cyose gifite icyiza cyacyo. Nyine ntibagatekereza ibibi gusa bajye batekereza ibyiza. We nicyo wabwira? Murakoze. Muzika ni nziza cyane iyo ugiyemo uyikunze cyane nyine cyane iyo uyinjiyemo bwonyine urayikunda. Rero ni ibintu byiza ntago ugomba kugira idembi ngo ni ibiki n'ibihuha ariko nyine muzika ni nziza kandi uyigiyemo nawe wumva ari byiza. Nanjye muzanyigishe mbikunda. Mwakomeje kuvuga ngo umuvandimwe wanyu yaramuvandimwe yaratwigishije ariko njye ntago nigeze numva umuvandimwe. Ashobora kuba ari umuvandimwe wenda ntago mbizi ese ni umuvandimwe musaza wanyu mukuru wanyu ntago mwatusobanuriye? Murakoze mutubabarire ko ni umuvandimwe ukomeye yitwa Marius Besson ariko mubundi basanzwe bamuzi n'umustar. N'umustar kweri. Ego nuwo ni wowe wenyine ubwo. Ni ukuvuga ngo Marius Besson ko nanjye ndamuzi ariko ntago narinzi yuko nyine ari umuvandimwe wanyu. Niyo mpamvu nyine gitari kabisa ubu muri kuyumva njya mbona ayicuranga cyane. Iyo urebye Marius Besson umubonamo iki? Mubonamo umuhanzi ushimishije kandi akora ibyo yiyumvamo biba bishimishije cyane kandi bitera abantu benshi by'inspiring abantu benshi niko navuga. Biradushimisha cyane. Wowe Marius Besson umubonamo iki nyine kuri wowe? Murakoze. Marius cyane ni umuvandimwe ukomeye ku giti cyacu aradushimisha muri muzika n'ibiti ariko ni n'umuhanzi ukomeye abiririmba bifilinga ya my inspiration. Ego ni umuhanzi ukomeye kandi uzagera kure kubera ko abishoboye. Mumaze kumbwira uko Marius nyine Besson mwumva cyangwa se mumufata ariko twe tugezaho ndi kubabaza nti iki we wamubwira nyine mu magambo makeya reka tuguhereho unyegereye sibyo ariko munyibutsa amazina ntababeshye mufite amazina nyine ahambaye kabisa. Ni Ingrid Ishimwe. Emily Imena. Nibukaga Imena ahubwo buriya ntago irindi nabyibukaga. So wagira icyo ubwira Marius none aha nyine kuko ni umuvandimwe wanyu mukunda cyane ni impamvu ufite na gitari nuko ari Marius wabiteye sibyo impamvu nawe uririmba no kubera Marius. So ni ikiro mwabwira Marius ndabizi ko akurikiye iyi YouTube channel cyane nyine yakoze na subscribe nese mbibona anashyiraho commentaire nyinshi. Ni umustar ni umuhanzi ukunzwe mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo ndetse baranabisabye ngo tuzamutumire buriya wenda tuzamutumira sinzi murabyumva mute murumva mwamubwira iki? Murakoze. Marius we na courage
duhora tuzimubwira turabavandimwe turamusapotinga in any ways ariko tumufite ku mutima kandi mu byo akora byose ntabwo ajya hesitatinga kudusaba ariko nyine tumuri iruhande turi inyuma hose nyine turamushyigikiye. wowe wabwira iki Marius ndabizi aragukurikiye? Marius cyambere nyine ndakunda cyane kandi courage zo muranziguha. Cyambere no gukomeza nyine kandi ukabyiyumvamo ibyo nyine ntugendere ku bandi kuko ibyo byawe nyine birakunzwe cyane biradushimisha. Ibyo icyo nakubwira nyine nuko nkuri inyuma nyine tukuri inyuma kandi n'Imana iri kumwe nawe. Murakoze. Buriya nyine aho Marius umunsi umwe nimutumira nzamubaza ibyo bintu nyine nzamubaza niba bazi wenda wasanga ntabamenye ariko mufitanye imisura nyine ese mbibona. Marius nizere ko aho uri hose wabyumvise ibi bintu ntago bigirwa na benshi ariko iyo ufite abavandimwe ufite icyo bagejejeho nk'uku nguku aho bari hose bavuga bati cyakoze dufite n'umuvandimwe bakajya bakwirata. Nizere ko rero udukurikiye kandi nyine wishimiye byose bakubwiye babikuye ku mutima nk'uko babibonye. Impamvu afite gitari Ingrid nuko aho no kubera wowe imena nawe kuriraje ugumvisha no kubera wowe. Nizere ko rero nawe nyine hari uko muzababwira. Ese wenda mutubwiye ko nyine muri abavandimwe ba Marius Bizo no bitwereka nyine hari uburyo uvuga uti ese bra koko nibyo cyangwa baratubeshya wasanga nari indirimbo wenda ya muzi ndagira ngo mbasabe mucuranga indirimbo ya Marius wenda tunakonfirme nyine abantu bari kubireba bahita bavuga bati cyakoze ari abana baranabizi. Cyose Ndamukunda sinzongera kugumukundi ahubwo ndingumira mu nzu yawe niyo nzibera hamwe n'intore zawe n'umubyeyi wawe Bikira Mariya hamwe n'abamarayika mu nzu yawe niyo nzibera njye muri iteka nkurangamiye. Wow buriya ndabizi aho Marius Bizo ari nyine ari kumva ari mu mwuka byatari nyine buriya ari uburyo iyo uri gusubiramo ikintu cy'umuntu nyine nk'igihangano ahita avuga ati cyakoze Imana yakoze ibitangaza. Ibi bikubwiye iki nko gucuranga indirimbo nk'uko icuranzwe nk'uko Marius Bizo yayicuranze? murakoze simamya yuko ari neza ariko nabyumvishe ni neza. murakoze ariko ngiye biba binshimishije nibwo buryo bundi nyine bwo kumushyigikira kwiga indirimbo ze nawe ukazicuranga. wowe kuba uri gusubiramo ijwi neza nk'irya Marius wumvisha bimeze bite? numvisha nyine ni uburyo nyine nanjye nakoresha kumwereka ko muri inyuma nyine kandi biranshimisha cyane nyine ndazikunda indirimbo ze. Ni byiza ndabikunda. Shange numewe kabisa. Mufite impano ntago natekerezaga ko bimeze gutya ko hari igihe umuntu ashobora kwigisha bikarangira aho ngaho ukahita wigendera nawe akacaho wabwira umuntu ati senda kwigishije wapi ntago muzi ese nyine ariko bigaragare ko ibyo byose yabikoranye umutima mwiza hari ukuntu byagenze. Ndumva niba mwanyemera mukazampa undi mwanya noneho tukabiganiraho neza wenda mumaze no kugira indi ndirimbo ya kabiri mu musohora ko mwambwiye ko mufite indirimbo imwe wenda bimeze nka groupe noneho ari mwebwe ariko bambwiye ko ari n'undi muvandimwe wanyu nyine ngo umuhanzi nawe ukaze mutubwireho gatoya wenda
tumusobanukirwe. Murakoze. Uwo muvandimwe nyine ni mukuru wanjye famiye yose n'abaririmbi n'abahanzi cyane. Ni mukuru wanjye azi kuririmba cyane cyane ariko cyane arakurenza. Nawe ari mu bantu Marius yigishije we ndakeka Imana yari kavukire rwose arabizi cyane. uko muri hano mwese muravukana? Turavukana. Ubwo uhabanza uwo mukuru wanyu ugakurikiraho agakurikiraho ko mbona mwese mungana se none se muri imanga? Ariko nyine ntago muruta cyane ni nk'umwaka. Ubwo nyine muri twins cyane ko benshi bavuga ariko si cyane. Murasa ntabwo ujya ubibona ukuntu musa buri umwe acuranga undi akaririmba undi nawe akaririmba akaza n'umuvandimwe wanyu Marius nawe ucuranga akanaririmba. Famiye yanyu nyine mufite umugisha ntago bibahenje usanga umwe acuranga undi akahita yigira nko mu bufundi. Ugasanga nyine ni ibintu biba navuga ngo binejeje. Ni kino no mwabwira abakurikiye by'umwihariko Do Pictures One nyine murabibona babiri ku ahantu hose babihari. Buri gihe wenda uzabwira inshuti zawe bati muzandika muri Do Pictures One muri YouTube channel mwandika ngo Do Pictures One muzahita mutubana. Sinzi bibabwire kugira ngo bakore niyo subscribe nyine. Murakoze. Mwe muri kudukurikira mwese kabisa mukore subscribe and mukomeze mukurikirane. Impano ni nziza namwe muzabikunda mubyiyumvemo namwe muzisanga hano sibyo? Niko bimeze. Wowe n'iki wabwira abadukurikiye? Nanjye nk'abadukurikiye nyine nanjye nifuza kubabwira ko nyine nabo bazagenda babyiyumvamo nyine courage kandi bakomeza bikunda ni byiza cyane biranashimisha ntago wagira umubabaro uri muri muzika. Mukomeze munakore subscribe. Nkuko rumaze kubyiyumvira ni impano zitandukanye hari ukuririmba ndetse no gucuranga ariko mwe mwatubwiye ko ari na mukuru wanyu nyine uririmba sinzi niba nawe acuranga warutangiye kumutubwiraho nyine ni muntu ki ese we byatangiye gututubwira ngo ni impano ye nyine nkuko ari yabivukanye kandi mwe mwabyize rero ndi guhera mu kwa karindwi izo mbaraga zo kuba nyine mwaragize kuba mwarabayemo niba navuga kuba abahanzi nyine kwita ubyiyumva mukahita unabikunda kandi atari ibintu byari ibyawe mbere. We kuri we mumurebye mumubonamo iki nyine mubona wenda azaba umuhanzi mu gihe kizaza cyangwa n'ubyo kwishimisha birangaho? Murakoze. Nkuko nababwiye nyine azi kuririmba ariko nyine arabikunda cyane ariko ibyo byo kuba umuhanzi byo sinzi nimba biplaninga ko asanzwe yiga ibindi ntago bijyamo cyane ariko kuba umuhanzi ho ntacyo yababuze kuko arabizi cyane. Nyine azi kuririmba rero araririmba twe tugacuranga ariko no gucuranga nawe arabyiga. Ese ntabwo mujya muba mwacuranga juste mwaririmbana nyine mukaba mwakora korabo we nawe bijya bikunda cyane turazikora nawe reka tumurekaze hari kava mwasubiyemo wenda mutaririmbye nk'iyihe n'urugero izina ryayo? Nka Marebe azi kuririmba cyane. Dukora ama covers menshi ayo twaririmbye so far na What a Beautiful Name It Is iri gospel n'izindi tuteganya. Tudatinze reka tumwakire nawe atugezeho iyo mpano atangira twibwira mbere yuko turirimbira nk'uko twari tumaze kubibabwira. Abatangira twibwira ukatwibwira muri rusange cyangwa se muri make ko abantu bakuzi ukatubwira n'izina ry'ubuhanzi. Murakoze nitwa Inkindi Mahehan. Ntabwo nkunda kuririmba bisanzwe ndabikunda cyane ariko ntabwo navuga ko ndi umuhanzi ko ntabwo biracamo neza ariko ndi umuririmbyi. Twakubwira ngo bizacamo ariko
kuba uririmba ni inspiration wayikuye hehe byavuye he kugira ngo ubyiyumvemo kuba nyine wumva waririmba? Okay, muri rusange nkunda muzike cyane, nkunda muzike and na mama wacu araririmba cyane, arabizi rero kumwumva ari kuririmba nyine byatumye natwe tubikunda, nuko bijya muri jene simbizi. Nahoze nganira na Ingrid bakatubwira ngo twebwe famiye yacu nyine turaririmba, hari mukuru wacu cyangwa se umusaza wacu Marius twibabigishije nyine kuba yaba afite ino gitari, ugasanga nawe uraririmba n'undi buranzumva n'undi uririmba nyine wenda nsange muvukana. Ese ibi bintu bifata gute, ubyakira gute gusanga nyine uvukira mu muryango w'abahanzi cyangwa se w'abaririmbyi? Biranshimisha cyane, biranshimisha kuba umuvandimwe wacu yaratwigishije instrument nziza nk'izi, yatwigishije guitar na piano. Rero biranshimisha nyine, bituma numva nishimye, ndi proud yo kuba umunyamuryango w'uyu muryango mwiza. Tudatinze wenda hari abantu baba bavuga ngo reka ngo batwumvisha nyine iyo ndirimbo cyangwa se iyo mpano bafite, hitamo indirimbo wabwira Ingrid akacuranga namwe mukaturirimbira. Yitwa gute indirimbo mugiye kuturirimbira? Okay, tugiye kuririmba iyo mu Kinyarwanda yitwa Marebe ya Cecile. KAYIREBWA. icyo kibibi cyamubimbuye mu buranga, kikamurangiza mu gituza, kikamutembera mu mukondo, n'inkongi idemye mikomi, kibatsi cy'impama mu gihumbi, n'igicumbi igicu nituze, n'igicaniro cy'urukundo, yarugukwizaho rugakotsa, nunakanguke nk'urwiku, karwitegeza rugatwiku, kumuririmbo ugashyururi, mu kumuririmbo ugashyururi, ijoro rikimuka ukimurata. Uzi ko wagira ngo ni Cecile wa neza neza. Hari uburyo umuntu aririmba indirimbo ahubwo nyirayo akita avuga ati wagira ngo umuntu yamvukiyemo. Iyo wumvishe urimbye nk'indirimbo nk'iyo ngiyo utekereza ko nka nyirayo ari kubyumva gute? Okay, nizera ko bimushimisha ko aba yarahimbye indirimbo nziza cyane, rero biranshimisha ku bwanjye, nizera ko nawe bimushimisha. Uramutse ugize nk'amahirwe yo guhura na Cecile KAYIREBWA wamubwira iki? Namubwira ko anyesifera cyane cyane, ijwi rye n'indirimbo ze ziri mu nganzo nyine nziza cyane, namwereka ko mwishimira cyane. Urateganya iki cyangwa se muri future yawe ufite kuzakora iki? Wenda ubu ngubu urasubiramo indirimbo z'abandi, ariko se byibuze ufite kuzahimbiza we noneho ukajya uzishyira hanze? Okay, ntago ubuhanzi burinjira neza, ariko buriya Imana nibishaka nshobora kuzahimba nk'indirimbo, noneho nimba naramenye neza instrument nziza nyine nk'izi guitar na piano, buriya hari ukuntu inganzo wenda izaza neza.
kimera cyebutse ndebye ndoha icyo kibibi cyahamubimbuye mu buranga kikamurangiza mu gituza kikamutembera mu mukanda numva inkongi idemye mikombi kibatsi kimpama mu gihumbi n'igicumbi igicu nituze n'igicaniro cy'urukundo yarugukwizaho rugakotsa nunakanguke ngurwikuka rwitegeza rugatwiku kumuririmbo ugashya ururimi kumuririmbo ugashya ururimi joro rikimuka ukimurata. subscribe kuri Edu Pictures 1.